mu mugambi wo kwigana w'uyu mwanya kubo tumenyeranye n'abashya tugiye gukurikiranira hamwe gusa ibirebana n'amagara y'abantu kandi turiga gusa akamaro n'ubwiza bw'urunyanya ibyo benshi bita tomate abandi nabo bita tomatoes akaba rero dushaka kurukurikirana ngo nibura ababana narwo hari impamvu mu ijambo ry'Imana hatubwira neza ko Imana yaremye ibintu byose irema abantu ariko byose ibiremwa ibihumeka n'ibidahumeka icyo Imana yari ishaka ni ukugira ngo umuntu amererwe neza muri uko kumererwa neza harimo imigambi myinshi niyo mpamvu buri wese asabwa gukurikirana ngo abimenye neza mu Mubwiriza 7:12 hatubwira amagambo meza avuga ngo ubwenge n'ubwugamo ku ishuri bahigira ubuhanga akarere kashobora gutuma umenya n'ibyo utize aho uba hashobora gutuma uhinduka no kutarushoboye ariko ibirebana n'ubwenge byo biva ku Mana umuntu ufite ubwenge bw'Imana nubwo atagira ubuhanga yayobora benshi ariko ufite ubuhanga gusa atagira ubwenge buva ku Mana yayoborwa na benshi cyangwa se n'uje wese niyo mpamvu ubwenge ari ubwugamo niyo mpamvu turi bwite kuri ibi bintu nubwo tugiye kwiga ubwiza bw'urunyanya ariko ubutunzi Imana ishakira umuntu ni ubwenge ni ubuzima bwiza ndetse n'imico myiza Imana ifite ibyo ishakira abantu mu buzima busanzwe ishaka kugira ubwenge wowe ubwawe ukiyobora yarangiza ukagira ubuzima bwiza kugira ngo wishobore kandi kuko byanze bikunze abahanga bo bavuga ngo ubwenge ni umuyobozi mwiza kuri nyirabwo naho ubuzima bwiza nicyo gishoro gihagije mu buzima nyine imico myiza iyo itera igikundiro hangu iyo ufite ubwenge uba ufite umujyanama ufite umuyobozi kuko butera kujijuka butera kumenya butera amakenga bukuvana mu bibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi burakenewe rero n'ubwugamo bivuze ngo ubu ufite wamukingira kaga naho ubuzima bwiza nicyo gishoro capital ibi bintu byitwa igishoro ubwo bivuze neza ngo ufite ubuzima bwiza umubiri aba ari muzima amaguru aba ari mazima ubwonko aba ari buzima imitsi ni mizima ibifuna mwijima n'ibizima mbese ntabwo ukorera ibihombo ahubwo ukorera mu kunguka bitewe no kugira amagara meza naho urwaye akorera mu gihombo kuko n'ubundi za ngingo zirwaye zimuhombya n'utwo yabonye imico myiza niyo itera igikundiro kubana neza n'abandi kubavuga neza kubagirira neza kubagoboka kubatabara ibyo bituma umuntu ku isi agira igikundiro kandi nta muntu n'umwe udakeneye undi kiretse abatazi ubwenge bureba kure urunyanya rero ruvugwa henshi mu bice bitatu biruranga ruba nimero ya 5 rwitwa nimero 5 kubahanga bararuzi mu gice cya mbere umuntu atungwa n'umwuka mwiza umuntu agatungwa n'ingano umuntu agatungwa no kunywa amazi umuntu agatungwa no gusinzira icya 5 kikaba urunyanya ibi bintu ni bienfait quotidien ni ibintu bisabwa ni byiza bisabwa guhoraho buri munsi umwuka mwiza ingano kunywa amazi gusinzira n'urunyanya ibi bintu birakenewe uko bukeye nuko bwije nuvuga ngo buri munsi iyo bikoze ubuzima bufite icyerekezo ariko urunyanya n'urwa 5 muri iyo ngingo nabwo rurakenewe buri munsi n'uruboga turubuze kugeraho ku ngingo ya 2 ibiryo biryoshye byujuje ibyangombwa urunyanya rugwa 5 bari ibinyampeke bashikubita ibyo biti binyamisogwe ari byo bishyimbo cyangwa amashaza n'ibindi imboga rwatsi zindi z'umuranzi zifite ibara verte fonce amavuta urunyanya rukagwa 5 bakuzaniye ibinyampeke wenda n'umutsima cyangwa n'umukati cyangwa se n'impeke zabyo barongera bakuzanira ibinyamisogwe bakuzanira imboga rwatsi bari babitekesha amavuta bashyiramo urunyanya ibi bintu uburi ibyo kurya byuzuye uburi hejuru ya 67 kugeza 80
mu buryo bita inyubakamubiri, mbese indyo ihagije ku buryo umuntu atashobora kuba ingwingiri ku wabiriye kandi ingingo ze zikaba zihaze neza. Urunyanya ni urwa gatanu. Ku cya gatatu ni imboga. Imboga habaho izo zerera kuzimu, ubwo ni karoti, ni radi, ni beterave, ni onyo, ni tungurusumu. Izo muzo tuzi hafi ni izo ngizo, abandi benshi muzabona nyinshi ahandi. Haba izera ibititigiri, ni nka champignon cyangwa se ibihumyo, zindi nazo zibaho zera ibititigiri nazo zikaribwa, yarangiza icyo ni ikindi. Icya gatatu ni imboga z'amababi. Icya kane ni imboga zera indabyo, byo bita chou frere, chou brocoli, akaba n'izindi zera noho legume fruit, ubwo haba harimo intoryi zo bita aubergine ndetse na tomate ariko runyanya. Rero tomate ikaba ibarirwa muri za mboga kuko ikijya kwera cyose gihera mu mizi. None mu mizi hari imboga ariko zerera kuzimu. Cyazamuka hejuru kazana igititigiri. Hari imboga z'ibititigiri. Nizo bita asperge, zibaho nazo zibigiye kumera nk'ibihumyo ariko ntabwo zimeze neza, ziba muri za alimentation. Iyo za mboga zizamutse zigira amababi, boni legume feuille, yarangiza nabyo bibaho. Tibigarukiraho gusa, ahubwo ku ntambwe hirya y'amababi haza ururabyo. Ni chou frere noneho nuko amaherezo urunyanya rukagwa gatanu, kuko n'ubundi hirya y'ururabyo habaho urubuto cyangwa se fruit. Aha ndatambutse kwari kubereka ko mu bidutunga bya buri munsi urunyanya rwa gatanu, mu byo kurya byujuje ibyangombwa urunyanya rugomba kuba rwa gatanu, mu mboga rugomba kuba gatanu. Yarangiza rero ni uruboga rubize. Rukunda icyo bita unité, rukunda harmoni, rushyira hamwe. Ntabwo baruguha rwonyine ngo uryoherwe, tirwaba rwinshi mu byo kurya ngo biryohe, ahubwo barukeneye gufatanya n'ibindi kandi rukaba ruke ariko bikabona bikaryoha. Ibara ryabo ryiza ry'umutuku rigira akamaro karenze urugero. Noneho akamaro karwo rumaze imyaka irenga 400 rumenyekanye cyane ku isi. Abashakashatsi b'Abadage, b'Abaportugale, rumaze hafi imyaka 200 rukoreshwa cyane mu Bufaransa. Ruriwa rubisirukiza byinshi, rwaba rukaranzwe ntabwo rugwa neza cyane, abafite mu nda hahanyantege nke. Umushongi warwo cyangwa sosi yarwo hari igihe bibitsemo umunyu mwinshi cyangwa ibitsemo ibirungo byinshi, bigatuma benshi bawukoresha bumva bataguwe neza. Mu mirire yarwo ni rwiza, byaragenzuwe, ubwo turarurangije mu gice cya mbere cyarwo. Abashakashatsi barubonyeho iki, ruzwi rute, rutekerezwa rute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati urunyanya ruriwe ari rubisi cyangwa sose yarwo rukumira kanseri ya prostate. Abanyamerika nibo babibonye baryo. Ababikoreye ubushakashatsi barasanga bati abagabo bose bagomba kumenya neza ko rugomba kuribwa ari rubisi cyangwa rukaribwa sose yarwo, ntibicare gusa ngo binywera akayoga n'akanyama gusa, ahubwo bakavuga bati sose yarwo irakenewe kugira ngo batazagwara prostate. N'akanyama kari hagati gasa n'akabariyeri kari hirya y'uruhago no mu irembo ryinjira mu bugabo bwabo, ndetse aho umuyoboro unyuze inkari ujyana hanze waburi aho kanyama kitwa prostate, kugira ngo katazabyimba kazaga ibyo bita adenopathy. Yarangiza bisaba ngo nibura nyirarwo umugabo wese umari hafi kurenza imyaka 40 akwiriye gukoresha urunyanya. Abataliyano bavuze bikurikira kurya urunyanya, ubona ni mu mvugo n'ubushakashatsi bw'Abataliyano, haravuze ngo guhora ukoresha urunyanya bikingira kansere yo mu kanwa, iyo mu muhogo, iyo mu gifu, iyo mu rura runini, n'iyo mu rwitumiro. Abo n'Abataliyano basanze abarya urunyanya cyangwa sose yarwo, kansere yo mu kanwa, kansere yo mu muhogo, kansere yo mu gifu, kansere yo mu rura runini, kansere yo mu rwitumiro cyangwa se muri anise cyangwa ibyo bita rectum. Yarangiza barasanze bati abashakashatsi bahamije ko ari urukingo rwa kansere yo mu myanya ishinzwe igogora, ubwo appareil digestif, bivuze ngo mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, mu maramato, mu maramanini, mu mwijima, urwagashya, ibyo byose iyo appareil digestif yose urunyanya ruhafite umurimo ukomeye mu gufasha izo ngingo zose gukora. Icyo ni igitabo cyitwa
Guide des aliments page 277. Guide des aliments page 277 niho havuga ayo magambo. Ni icya kabiri ni volume D. Noneho abarukurikiranye rutera kuryoherwa, ngo ni rwongera apeti cyangwa se kuryoherwa. Ruvura ubwinanirwe mu bwenge no mu mubiri, icyo bita asteni. Yarangiza umuntu akaba ananiwe, yumva adashaka kuvuga, yumva adashaka gusoma, yumva adashaka kugenda, akantu kose yiyanze. Yarangiza urunyanya ruramufasha. Rukura uburozi mu maraso, bwa bundi bw'ubutamikana, ahubwo nibyo bita toxine. Yarangiza birasaba ngo ibyo kurya tuba twariye bimwe byaraboze, ibindi byaragaze, ibindi birimo udusimba. Yarangiza cyane cyane nk'abandi barya ibyo batikoreye batiteguriye, bakunda kurya imibyigiri y'imbeba, udusimba twaje mu masombe, tuba turimo ibintu by'uburozi bijya mu mubiri. Bakaba rero urunyanya rukeneye ko nibwo rukora rukica ubwo burozi. Ku ngingo ya 4, rurinda imihore kwipfundikanya. Uri umuntu hari gapfunyarara nk'umwenda wameseshejwe amazi gusa, abakeneye urunyanya. Iyo gusanga umuntu mu maso harapfunyaraye, ku maboko harapfunyaraye, umuntu arakenewe cyane kugira ngo arurye. Ku ngingo ya 5, rurinda imitsi gukobana no gupfunyarara. Ibyo bita arteriosclerose. Ibyo bita sclerose ni igihe imitsi iba mito igakomera, ugasanga ariko umuntu kurambura akaboko byamunaniye, amaguru yanze guhinuka. Icyo gihe umuntu akaba akeneye urunyanya. Rutera imijyana guhorana itoto. Ibyo bita veso, birakwiriye yuko ihorana itoto ikahora yoroshye. 7, rurinda indwara z'umugongo, zo bita arthrose. Yarangiza akaba bikenewe ngo nibura abantu benshi cyane bajye bamenya neza ko ibyo nabyo bikenewe. Ruvura no gukingira rubaga impande, ibyo bita rheumatisme. Ntirugarukiraho gusa, rukumira imisenyi mu mpyiko no mu gasabo k'indurwe, ibyo bita lithiase cyangwa ibyo bita calcule. Ku ngingo ya 10, ruburizamo indwara zo kubyimbagirana, zo bita wedeme. Yarangiza ugasanga umuntu yabyimbye amaso bityo. Rukingira impatwe mu mara cyangwa icyo bita constipation. Tirugarukiye aho gusa, ubwo ni rwa rwego rwa 2 rw'akamaro k'urunyanya. Hariya rero ni umuti mu bindi. Ku ngingo ya 3, inyanya 2 n'igice mu cyumweru umuntu azikoresheje birinda abagabo prostate n'indwara z'amabere ku bagore. Wafata urunyanya 2, ubwo ni none, ejo bundi ugafata urundi, hirya yaho ugafata igice cyarwo, waba ugeze ku rugero rwa tomate rukenewe mu rugo. 15. Ku ngingo ikurikiyeho haravuze ngo avoka, ironji, tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo ukabikora iminsi 7. Ndasubiramo: ufashe avoka, ugafata ironji, ugafata tomate, ugafata inzabibu, ugafata inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo, byafasha aba bantu bakurikira. Ubikoze iminsi ni inyunganizi n'umuti kuri impuissance sexuelle ku bagabo bananiwe kuko ibakunda kubafata, kubanyoye inzoga, kubarwaye umutima no kubabwirwa kenshi. Baje bagiraho yarangiza imisemburo yabo cyangwa se umujago wabo kuko na prostate ukaba muke, maze ubushake bw'imibonano ukaba buke. Bakeneye ibi bintu byitwa avoka, bakeneye ironji, bakeneye tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje. Mu minsi 7 imbaraga zaba zigarutse. Ibyo bintu bivuzwe haruguru, ibyo ni avoka, ni ironji, ni inzabibu, ni inanasi, ni ikigori cyokeje buri gitondo iminsi 7. Ku bagore bibafasha bikanavura indwara bita frigidite cyangwa se ubushake buke ku gitsina gore mu birebana no kubaka urugo. Iyo ndwara se yo yabiterwa n'iki? Ibintu 9 bike bitera. Ashobora guhiterwa no gucura, byo bita menopause, yahangayika, stress ikabimutera. 3, kwambara imyambaro ihambiriye mu kiziba cy'inda kandi yegera imyanya ibyara y'igitsina gore, iyo myambaro imufashe ishobora kugira ikitwara ubushake. Kwiyuhagira amazi ashyushye nabyo bishobora kugira icyo bitwara, maze igitsina gore akagira iriya ndwara bita frigidite. 5, gukora imibonano ukiri muto, byo bita gusambana ukiri muto, tari wuzuza imyaka 20, nubwo bitanemewe naho ngaho handi, ariko nibura imyanya baramaze gukura. Ariko iyo yakoze imibonano igihe kitaragera, imyanya itarakura, bigera igihe yarangiza iyo ndwara ikazamufata. Noneho kubyarwa n'abasaza nabyo bigira icyo bitwara,
abantu bakabyagwa n'imbuto imisemburo yaramaze kugabanuka cyane bigatuma bagira imiterere y'ubusaza. Ingingo ya karindwi ni inzara yo kumanywa, cyagiye abantu bazinduka bajya gukora ariko bajya gukora bakabwirirwa bakazarya saa sita, ibyo cyane cyane ab'igitsina gore birabangiriza cyane. Ku ngingo ya 8 ni indwara z'ibyuririzi zo bita infection. Noneho zo bita infection urinaire ni ibyuririzi ariko mu myanya yo kororoka, ibyo bintu bishobora kuvurwa na bya bintu twabonye, ni avoka, ni ironji, ni tomate, ni inzabibu, ni inanasi, ni ikigori cyokeje. Ndasubiramo: avoka, ironji, tomate, inzabibu, inanasi, ikigori cyokeje. Buri gitondo iminsi 7 ziriya ndwara za ubwo bushake bwari buri kuzimira bwagaruka. Noneho ku ngingo ya 9 ni inshingano nyinshi. Hari abantu baraho bari deprime, basanga asa n'uwihebye, afite imirimo myinshi cyane ku buryo muri we arangiza nta bushake uretse kugandara, kumva ingingo zakamye, imisemburo yashize naho ngaho. Rero twaganiraga ku birebana n'urunyanya. Niyo mwarubonye ni ikiribwa cyiza, ni ikiribwa kiryoshye ibyo kurya, ni ikiribwa gikingira indwara, ni ikiribwa kinazivura, ni ikiribwa gishobora gutuma ibyo kurya biba byiza ku isahani. Rero ariko igashyo kwabyo ntabwo karibwa. Niyo mpamvu abahanga bo kubiteka bararufata bakarutera mu mazi ashyushye rukavaho rwa ruhu inyuma, kuko niyo ruhase ubujimije byinshi. Ngiyo impamvu rukenewe, rwakoreshwa wari imboga, rwakoreshwa wari imbuto, ntacyo rwaba rutwaye. Rero twabifurizaga ngo buri wese yongera zirikane neza ngo Imana yagize neza yarema, ariko dukwiriye kuzirikana ibyo byaremwe kugira ngo iryo bara ritukura ry'urunyanya tumenye ko ryatubeshaho. Rero Imana izabafashe kururya, Imana izabajura. Rurakenewe nijoro ntacyo rutwaye, rurakenewe mu gitondo ntacyo rutwaye, rutetse n'akarusho, ndetse rubarirwa mu byo kurya bitekwa ntibyangirike cyane. Rero ariko rukaribwa ari ruke cyane, ngo se rukavangwa mu byo kurya ntirube rwinshi kugira ngo bitaza kunanira abantu. Ruzabavure, ruzabatere ubushake, ruzabatere kwibuka, ruzabatere kwirukana indwara mu myanya inoze ibyo kurya. Imana izabiduhere mu izina rya Yesu, amen. Kurushaho ndabashimiye rero wowe ugeze kuri urubuga bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ntuve udakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bica kuri uru rubuga bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Wowe umazeho igihe, ndagusaba kugira ngo ubisangize abantu byibura 2, hanyuma turusheho kugira ngo twe kwihererana ibintu kandi twese dukeneye guhinduka twe n'imiryango yacu. Ndabashimiye rero, Imana ibarinde.